natwe amagambo unyuza mu kanwa kanjye n'ibitekerezo byo mu mitima yacu bikubera igitambo gishimwa nawe uyu munsi kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Munyemerere dusome igice dusanga mu butumwa bwiza bwa Yohana, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, igice cyaho cya mbere. Dusome duhereye ku murongo wa 29 turageza ku wa 42. Bukeye bwaho Yesu aza aho ari avuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Uyu niwe navuze nti, nyuma yanjye hazaza umugabo unduta ubukuru, kuko yahozeho ntarabaho. Icyakora sinari muzi, ariko kugira ngo yerekwe Abisirayeli nicyo cyatumye nza mbatirisha amazi. Kandi Yohana arahamya ati, nabonye umwuka amanuka ava mu ijuru asa n'inuma atinda kuri we. Icyakora sinari muzi, keretse yuko icyantumye kubatirisha amazi yambwiye ati, uwo uzabona umwuka amanukira akagwa kuri we, uwo niwe ubatirisha umwuka wera. Nanjye mbibonye mpamya yuko ari umwana w'Imana. Bukeye bwaho Yohana yongera guhagararana n'abigishwa be babiri, yitegereza Yesu agenda aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana. Abo bigishwa bombi bumvise avuze atyo bakurikira Yesu. Yesu arahindukira abona bamukurikiye arababaza ati, murashaka iki? Baramusubiza bati, Rabi, risobanurwa ngo mwigisha, ucumbitse he? Arababwira ati, nimuze murahabona. Barajyana babona aho acumbitse, hari nka saa 10. Baherako bamarana nawe umwanya burira. Andereya mwene se wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri bumvise Yohana bagakurikira Yesu. Abanza kubona mwene se Simoni aramubwira ati, twabonye Mesiya, risobanurwa ngo Kristo. Amuzanira Yesu, nawe aramwitegereza aramubwira ati, uri Simoni mwene Yona, uzitwa Kefa, risobanurwa ngo ibuye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nshimiye Imana cyane kubw'uyu mwanya n'amahirwe yo kuvuga ijambo ry'Imana. Ntabwo ari ibisanzwe kandi ntabwo nkiranuka kuzana amakuru y'ijuru, ariko Imana yanyizeye uyu munsi, ndayishimiye kandi nyihaye icyubahiro. Haleluya. Turibanda cyane kuri iki gice twasomewe. Turacyari mu minsi yo kwerekwa, minsi yo kwerekanwa kwa Yesu. Yesu yeretswe n'abantu bamwe ataravuka. Umuhanuzi Yesaya igice twasomewe yahanuye ibya Yesu atarabaho. Hari undi muntu cyane wabaye intumwa yerekana Yesu, uwo ni Yohana umubatiza. Tumuziho ibintu byinshi. Hari ibintu byinshi biranga ibindi. Ahangaha mpagaze ahangaha ndabona icyapa hari aba bashyitsi batuzaniye kivuga ngo gerayo amahoro. Nacyo kiranyereka hari icyo cyigisha. Yohana nawe yabaye icyapa kiranga Yesu. Yohana umubatiza muramuzi cyane, tujya tumwita ngo ni umwigisha waje guharura inzira. Haleluya. Ni umwigishwa waje guharura inzira ya Yesu. Ariko Yohana umubatiza yari umuntu ukunda ukuri cyane. Babandi abantu muri sosiyete babamo bene abo ngabo, abantu bavuga ngo mwagera mu kintu mukavuga ngo iyaba twabonaga kanaka ngo abituvugire, kuko aza kubivuga uko birata biciye iruhande. Na bya bintu dutinya kuvuga, hari abantu baba bahari bavuga ibintu uko biri. Yohana yari ameze nk'abo, ni nacyo yazize.
Yohana umubatiza yazize kuvuga ukuri. Yahaniye umwami Herode gutwara muramu we. Herode yatse murumuna w'umugore we kubera ko ari umwami, akoresha ubushobozi bwe amwaka umugore we. Kandi muri Bibiliya turabizi ko mu muco w'Abaheburayo guhungura byari byemewe, ariko wahunguraga iyo umugabo yapfuye. Ariko Herode yatse umugabo uriho amwaka umugore we. Yohana arabyamagana. Nubwo ari umwami yaramubwiye ati ibyo ukoze si byo. Hanyuma Herodeya amurwara inzika. Avuga ati aka kagabo kambuza amahoro kanyitambikira kuba umwamikazi paka ninjye nawe. Murabizi ko igihe cyageze bari mu birori, umukobwa w'umwamikazi akabyina neza, umwami akanezerwa n'abashyitsi be, akamubaza ati nguhe iki, saba icyo ushaka cyose, nubwo cyaba igice cy'ubwami ndakiguha. Hanyuma umwana nawe akajya kubaza nyina ati nsaba iki. Nyina w'umwana akamugira inama yo gusaba igihanga cya Yohana. Nuko Yohana yapfuye. Ntabwo uyu munsi ndi bwigishe inkuru za Yohana cyane, ariko nagira ngo mbabwire Yohana uyu nguyu uhamya Kristo uwo ari we. Yari umunyakuri wakuzize. Haleluya. Yohana iyo aza kubaho muri iki gihe, twari kuzamuhimba amazina nka Fara cyangwa utazi ibyo akora. Yohana yari afite ministry cyangwa yari afite abantu bamukurikiye, abigishwa, nawe yari afite abigishwa bamukurikiye. Yarigishije cyane. Bibiliya imwita ngo nijwi rirangurura mu butayu. Ariko iryo jwi rirangurura ribonye Kristo, abonye Yesu nawe aramuranga, aravuga ngo nguriya. Haleluya. Nguriya umwana w'intama, umwana w'Imana. Ntabwo byoroshye uyu munsi abantu kuba bagukurikiye ukababwira uti mwinkurikira mukurikire, inyuma yanjye hari unduta. Turi mu gihe abantu bahirimbanira kumenyekana. Turi mu gihe abantu bakunda ibyubahiro. Turi mu gihe abantu bashaka kwiyitirira ibyo bakoze n'ibyo batakoze. Haleluya. Ndimo negura ubu butumwa nibutse inkuru yaciyeho mu minsi yashize. Perezida wa Amerika avuga ati ishimwe bahaye perezida wa Ethiopia ryari iryanjye. Bararinyibye. Nibyo bihe turimo. Perezida wa Ethiopia nawe aramusubiza aravuga tuzajye kubaza abarimpaye babaza ibyo bakurikiza iyo batanga agashimwe ka Nobel Peace Prize. Mujye mwumva amakuru nayo aratwigisha aho ibihe bijyana. Ariko Yohana nubwo yari umuntu abantu bakurikira, ndetse baribazaga bavuga bati ese ni Mesiya, ni umuhanuzi gusa. Abantu benshi baramukurikiraga, yigishaga neza, yaranabatizaga, abantu baramukurikira arababatiza. Ariko abonye umuruta yarabivuze. Haleluya. Yari afite umutima uca bugufi. Haleluya. Yari afite kuvuga ukuri. Atari ukuvuga ukuri gusa ku bandi bantu, avuga n'ukuri ku bimurebanya. Aravuga ati uriya niwe navuze ngo azaza inyuma yanjye, sinkwiriye no gukora ku dushumi tw'inkweto ze. Bene uwo muntu ntabwo aba aharanira icyubahiro cye, hari uwo yoherezagaho icyubahiro. Haleluya. Yesu bamwita umwana w'intama muri iki gice, kandi umwana w'intama byari bimenyerewe mu Baheburayo. Bajyaga gutamba, buri gihe batambaga umwana w'intama kugira ngo akureho ibyaha, ariko ntibyavuyeho. Uwo mwana w'intama yatambwaga n'abantu bakamutambira Imana. Ariko Yesu umwana w'intama yatambwe n'Imana imuha abantu. Haleluya. Yesu yatubereye igitambo kidutambirwa twebwe. Araza tubana nawe. Yihinduye umuntu abana natwe. Turamubona. Yohana amubonye aravuga ati nguriya. Hanyuma arangira abigishwa be bamukurikiye bagira amatsiko. Bakurikira Yesu, twabisomewe muri iki gice nasomye. Baramukurikira, hanyuma Yesu arakebuka, areba inyuma abona bamukurikiye. Ahangaha
bakoze cya kindi bavuga ku banyarwanda ngo abanyarwanda basubiza ikibazo ikindi. Mwari mwayumva iyo mvugo ngo umunyarwanda iyo umubajije nawe arakubaza, ndetse ngo hari uwamubajije undi atari ko umunyamahanga yaterefonnye umunyarwanda yamati ko bavuga ngo abanyarwanda musubirisha ikibazo ikindi nibyo. Hanyuma uwa telefone yaramubwira ati ninde wabikubwiye? Ahita avuga ati ibyo bambwiye ndabikonfirimiye kuko n'ubundi ugize ute urambajije. Nuko Yesu arahindukira arababaza, abaza abo bigishwa bamukurikiye ati murashaka iki? Nabo baramusubiza bati mwigisha ucumbitse he? Yarababajije nabo bagira bate murashaka iki? Baramusubiza ngo ucumbitse he? Nawe arongera arabasubiza ati nimuze murahabona. Haleluya. Hari abo Yesu abaza muri iki gitondo ngo murashaka iki? Murashaka iki? Mumukurikiye mushaka iki? Waje gusenga muri iki gitondo ushaka iki? Wagiye muri korari ushaka iki? Uri muri Mothers Union ushaka iki? Murashaka iki? Yesu arababaza ngo murashaka iki? Aho acumbitse ntabwo bashakaga kuhareba gusa, kandi Yesu abasubiza ati nimuze murahabona. Ntabwo yababwiraga kurebesha amaso gusa ngo barebe umwanya, bamenye karitsiye atuyemo, barebe inzabamo, barebe igitanda aryamaho, amasahani ariraho n'ibindi. Oya, yashakaga ngo bamusobanukirwe uwo ari we. Haleluya. Basobanukirwe uwo Yesu ari we, bamwakire ature mu mitima yabo. Kandi Yesaya yatubwiye ngo uwo nguwo azaba umucyo ku mahanga yose. Ijambo ry'Imana ritubwira henshi ngo turi umucyo w'isi. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo turi umucyo w'isi, kandi rikatubwira ngo ntawe ucana itabaza ngo aripfundikireho, ngo ntawe uhisha umujyi wubatswe ku mpinga y'umusozi. Uragaragara. Yesu aragira ngo nibaze bamubone, bamutunge, bamugireho umugabane, hanyuma bajye kumurikira abandi. Haleluya. Imana ishimwe ku bwa Andereya. Andereya amaze kumubona, abantu yahuye nabo bwa mbere ngo yari Simoni mwene se. Haleluya. Andereya nawe aratwigisha isomo rikomeye yo kuzana abantu kuri Yesu duhereye mu rugo iwacu. Amen. Duhereye kubo tuva indimwe nabo. Azana Simoni. Andereya kandi atwigisha ikindi. Simoni yaraje, yahageze mbere azanywe na Andereya, ariko ahageze arakomera arusha Andereya. Ntabwo tubona Andereya avuga ati uyu nguyu yaje nyuma yanjye, none ni gute yaje imbere yanjye. Ibyo tujya tubigira mu kazi kacu. Ibyo turabigira muri ubu buzima tubamo. Uriya ejo bundi, uriya yinjiye ejo bundi, ni gute akura akanyuraho? Turabigira. Andereya ntabyo yagize. None twebwe abakristo bamenye Yesu, twabonye Yesu, tumaze kuzana bangahe kuri Yesu? Icyo ni ikibazo tugomba kwibaza muri iki gitondo, muri uyu munsi. Turangiye bangahe nka Yohana? Ndavuga ngo njyewe ndi umukozi w'Imana, ariko Imana nkorera ikora ibikomeye kurusha. Uyu munsi Imana ikugiriye ubuntu ugakorera ibintu bikomeye, uhita wihindura Imana ye. Imana idufashe cyane. Imana ikagukoresha ugasengera umuntu agakira, ugahinduka Imana ifite ibisubizo bye. Ntabwo ari byo, ni Imana yamusubije, ni Imana yamukijije, ni Imana yumvise gusenga kwe. Twigire kuri Yohana, kuranga Imana hirya yacu, hejuru yacu, inyuma yacu hari umugabo. Haleluya.
hari umugabo tudakwiriye gukorera no dushumi tw'inkweto. Twebwe turi ibyapa twagombye kuba turanga, ariko nanone tukaranga uwo twamenye. Haleluya. Tukaranga uwo duturanye nawe, tukaranga uwo dufite, ntabwo tuzaranga uwo tudafite. Ibyapa bijya biturangira bikakubwira ngo ubu ngubu usigaje ibirometero bingahe kwinjira muri Kampala, cyangwa se ugeze mu nkengero z'umujyi wa Kampala, ariko ntibiragera Kampala. Byo ntibirahagera ariko bikaharanga. Mureke twe kuba nk'ibyapa. Haleluya. Reka tuze kwa Yesu, nitumara kumubona tujye kubwira abandi. Amen. Tujye kubwira abandi ubutumwa bubihanisha. Bamaze iminsi mu masengesho, ejo ngira ngo twagiriwe ubuntu bwo kwigishwa n'umuntu wabaye mu bihe by'ububyutse, atubwira ukuntu kwihana ari igice kinini kigize umukristo. Haleluya. Kuba umukristo hari ibiranga ubukristo. Mumbabarire bafande mbakoreshe namwe, Imana yabanzaniye kugira ngo mumbere imfashanyigisho uyu munsi. Ubu nta wabayoberaho kubera ko bambaye imyenda agira iki ibaranga. Hari wabayoberaho ra? Buri wese n'umwana muto wababonye arabizi ko muri polisi. N'aba bana baririmbaga hano barabizi kubera ko mwambaye umwambaro ubaranga. Abakristo nabo tugira ibituranga. Haleluya. Tugira umwambaro uturanga, atari uyu nambaye ikanzu nindangiza ahangaha ndayamburanye ibikaho ibiko, ariko ninsohoka abukristo ndabugendana. Haleluya. N'ubupastori ndabugendana, ntabwo buri mu myenda, buri mu mutima. Amen. Abakristo rero tugira ibintu bituranga, twamara kubitunga muri twe twabaye abakristo, noneho tukajya kurangira abandi, tukaririmba ya ndirimbo ngo nimuze mu misozi tubabwire ibya Yesu, maze nabo bakizwe be kujya mu muriro. Iyo niyo ndirimbo abanyagahini baririmbye bamaze kumeneka, bamaze kubona imbaraga z'umwuka wera, bamaze kwihana. Kandi ejo batwigishije kwihana uko ariko ntabwo ari ukwihererana n'Imana ngo uvuge ngo Mana mbabarira. Yego Imana irakubabarira kuko ibera wese cyari, ariko kwihana nyako no gusanga mwene so wababaje ukamwihanira, ukavuga uti njyewe kanaka narakubabaje, nje kukwihanira, umbabarire navuze ijambo ribi kuri wowe, umbabarire ngira urwango kuri wowe, umbabarire narakuroze, umbabarire ndakwanga, umbabarire nkugirira ishyari. Uko niko kwihana kw'abaririmba indirimbo bazajyanira abandi bataramenya Yesu kugira ngo bamumenye. Ndetse tukongeraho n'ikindi, tugatera iyindi ntambwe yo kujya gusana ibyo twangije. Urwo ni urugero Zakayo aduha. Amaze kubona Zakayo, Yesu yamugendereye mu rugo rwe, yaravuze ngo abo nibye bose ndabasubiza inshuro, kandi ibyo ntunze ndabigurisha tubihe abakene. Muri iyi minsi rero turihana, ariko ntitwihanirane na bagenzi bacu. Wajya kwihanira mugenzi wawe akavuga, pasite basi niba nakubabaje umbabarire. Ko ntabwo ari ukwihana k'umwuka wera. Tujya tuvuga amagambo yo dutangira amateraniro yacu mu gitabo cy'amasengesho ngo umutima ujanjaguritse, umenetse, uciye bugufi, wihaniye, ngo uwo nguwo Mana ntuzagira iki? Umutima ujanjaguritse wihana icyaha, ntabwo uvuga ngo niba. Kuko iyo ubabaje umuntu urabimenya, Mwuka wera arahari kugira ngo abikwereke. Twananiwe kwihanirana twese, kandi n'abaririmbyi birabananira, n'abasenzi birabananira. Mureke twihana. Ntabwo ubukristo bwacu Kigali mu Rwanda buzamenyekana nuko tuvuga ko turi abakristo, nuko turirimba, nuko dusimbuka mu rusengero. Buzamenyekanwa nuko twihanirana. Haleluya.
ibyo twangije tukabisubiza. Niba udashoboye no kubisubiza, basi umubwire uti nakagombye kubizana, sindabibona ndimo ndabishaka. Nimbibona nzagira iki? Nzabizana nibura basi. Iyo nayo ni inyoroshya, ariko twihane. Haleluya. Nitumara kwihana twigire kuri Yohana Batista, tureke kwicanira icyubahiro cyo mu isi. Indirimbo ya 366 tuvuga ngo nje mpisemo Yesu, hari igiteri ivuga ngo sinshaka kumenyekana. Haleluya. Sinshaka kumenyekana. Icyo twagombye guhirimbanira ni ukumenyekanisha Kristo, kuko Kristo we arashoboye. Haleluya. Imana yacu irashoboye, ishoboye kurema no kuzura ibyapfuye. Imana ishimwe. Ishoboye kutugarurira ibyiringiro, ishoboye kutwubakira igihugu, ishoboye kuduha iterambere. Nta terambere twageraho rinoze rirambye tudafite Imana. Haleluya. Tutari kumwe n'Imana, kuko Imana niyo yaremye umuntu, imuha kugenga ibintu byose kugira ngo atere imbere. Imushyira mu murima, imugira manager. Ntabwo yamugize umukozi, yamugize manager. Manager ntago ndifitiye ijambo mu Kinyarwanda. Hanyuma ariko umuntu akora ikindi kintu bita mismanagement, ara mismanaging. Hari n'igihe njya ntekereza ngo iyo dusengera ibiza ngo bye kubaho, kandi turi mu ruhare, dukora uruhare, dufite uruhare rubitera, ahubwo ko dukwiriye kwihana. Kuko managing environment n'ibyo Imana yaturagije twabikoze nabi, none birimo biratugaruka bikadutwara ubuzima. Hanyuma tukaza tugasenga, turagira ngo Imana ikore iki? Ko yaduhaye ubushobozi. Ibintu bimwe ntago bidusaba gusenga, biradusaba gukora. Amen. Bimwe ntabwo bidusaba amasengesho, biradusaba gukora. Imana rero idufashe kugira ngo tumenye ibyo tugomba gukora n'ibyo tugomba gusengera, ariko ibyo Imana yaduhayemo ubushobozi dukore uruhare rwacu. Hanyuma Imana nayo izakora urwayo. Haleluya. Uyu munsi urahamya Kristo. Uyu munsi Yesu kwa guhamagara ngo ngwino urebe, ngwino urahabona. Waraje warahabonye, cyangwa ukeneye ko tugusengera uyu munsi ukamubona. Hanyuma wamara kumubona akagira iki? Ukamumenyekanisha. Haleluya. Iyo abantu bakubona utambuka, bashobora kukuranga ngo uriya muririmbyi mureba yubaha Imana. Uriya mugabo mureba, uriya bakakurangira nk'uko Yohana yarangiye abigishwa be. Yohana ntabwo yatinye ngo abigishwa be bari bumuveho, oya. Yaravuze ati uyu nguyu ndamanitse, kuri uyu nguyu ndamanitse, rimushaka uriya ni umwana w'intama ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Haleluya. Iyo wamaze kwakira Yesu rero ntabwo bigukundira ko wicara gusa ngo umwicarane mugundire. Ni nka wa mujyi wubatswe ku mpinga z'umusozi. Yesu ariranga. Haleluya. Yesu arigaragaza. Umugore wamubonye baramubona, urubyiruko rwamubonye biraboneka, umupasitori wamubonye birigaragaza. Hari indirimbo twaririmbaga mu Rukiga, ngira ngo rimwe nzabigisha indirimbo zo mu Rukiga, ngo bagendaje abantu banyamuhanga, bagenda nibanago mukono abantu banyamuhanga. Ngo abantu bamenye Imana bagenda neza, bagenda nibanago mukono. Ntabwo mu Kinyarwanda irimo, ariko iyo ndirimbo yatubwiraga ko abantu b'Imana bagira uko bagenda, kandi bagenda abantu bakabimenya ngo bariya bagenda neza. Imana rero muri iki gitondo iratubaza ngo ni muzi, iratubwira ngo ni muzi. Yesu aratubwira ngo ni muzi, muze murahabona. Urifuza kumenya aho Yesu ari? Niba atari mu mutima wawe, tujya turirimba ngo Mana mu mutima wanjye harimo umwanya wawe ndawuguhaye, ngwino uturemo. Niba utaramuha umwanya mu mutima wawe, araguhamagara ngo ngwino.
niba waramuhaye usigaje kumuranga, genda ubwire abandi ibyo Yesu akora. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Wumva yifuza kuba icyapa kiranga Kristo, cyangwa se wabaye icyapa ariko wirangaga nturange Kristo, uhaguruke dusengane Imana. Umuntu wumva yifuza kuranga Kristo, ntago bidutera isoni. Karanga Kristo bikamenyekana, ku kazi kawe bikamenyekana, mu rugo iwawe bikamenyekana, muri karitsiye bikamenyekana ku uranga Kristo. Uhaguruke dusengane Imana. Barahari cyangwa ntibahari? Murakoze cyane, mutere intambwe mwigire hano tubasengere. Babiza bemeye Imana bayemera ku manywa ntibitera isoni rwose, mutere intambwe, ntabwo biteye isoni. Uwo mutima wihana Imana ntiwusuzugura. Nimuze turebe imbere, dutegereze igihe twirindira Imana yacu, iyo niyo izakuri izirukana Satani, Shari dusaba Imana tuzanesha